Hello our people, this is iFix CEO. Abenshi ndabizi ko iFix murayizi, abandi murayumva, abandi basanzwe rwose bafata serivisi za iFix. Uyu munsi rero tubafitiye ikintu gishyashya. Tumaze imyaka itari mike dukorana, imyaka irenga hafi 10. Rero twifuje kubagezaho indi serivisi nshyashya. Tugiye kujya tuvuga kuri technology. Tugiye kujya tuyivugaho tuvuga kuri technology nshyashya, yaba izo twakira cyangwa se izo dusanzwe dufite, amahitamo twagira se mu gihe wenda duhitamo ibikoresho runaka biza buri munsi. Icyo tuzajya tukivugaho kandi tunakoreshe aba expert batandukanye muri icyo gisata cya technology. Cya kabiri tuzavuga kuri technology awareness. Ni ukuvuga ngo ya technology tubahereza, ibyo bikoresho tubaha, twifuza ko bishobora kuba byabagiraho ingaruka zitari nziza. Niyo mpamvu twifuza ko tuzajya tuvuga ku buryo bwiza bwo gukoresha iyo technology ntitwangize cyangwa se ngo itwangirize. Ubwo rero twabasaba kutuba hafi muri uru rugendo, kandi rwose turabashimira tubikuye ku mutima. We are the fixers kandi twizeye ko tuzabifixinga turi kumwe namwe.